hano hejuru ngo you are admin cyangwa se ndi admin wa telefone. Hello guys, nizere ko mumeze neza kabisa. Nobody official nk'ibisanzwe tugiye kurebera hamwe ese ni gute washyira abayuza babiri muri telefone. Abantu mwakoreshejeho computer, hari ukuntu watsa computer akakwereka abantu abayuza babiri muri telefone cyangwa se account ebyiri muri computer, ku buryo winjirira mu yo ushaka. Nawe ngiye gukwereka uburyo uzajya watsa telefone bakagusaba kwinjira mu muyuza runaka, ku buryo ushobora kwinjira mu bintu byanjye cyangwa kwinjira mu by'undi muntu, ukabasanga telefone tifite turi babiri tukajya twifashanya, cyangwa se ugasanga ko hari ibintu abantu bazajya babona ugafungurira telefone yawe mu wundi muyuza. Niyo mpamvu rero uyu munsi nkubwiye ngo ba maso dutangirane twige. Gahunda ni yindi, ni ukunguka ubumenyi dufatanyije mu bijyanye n'ikoranabuhanga, kuko byose ni ingenzi mu gihe turimo. YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, X yahoze yitwa Twitter, hose ni Ubald Official. Ukeneye kunyandikira cyangwa kumpamagara, wampamagara kuri 072 79 36 310, naho nagufasha, yaba WhatsApp yaba kuri call, ndetse naho hose wajya ugakora follow ukajya ubona post zanjye, kuko harimo nyinshi ziba ari iz'ingenzi zidaca ahangaha. Ubwo buryo rero tugiye gukora, icyo usabwa ni ukuza hano muri setting nk'ibisanzwe. Ngira ngo mwese iyi setting murayizi. Setting imaze gukandaho uraza ukandika hano handitse, ukandikamo ngo user. Umaze kwandikamo user urategereza bagahita bakwereka ngo multiple user. Hari abantu mufite telefone zidafite utu tuntu murahita mwihangana, ariko abenshi ndabizi niba telefone y'ibihumbi 20 ushobora kuba ifite aka kantu, bivuze ngo niyawe iragafite, uretse ko ibamo Android ya 12. Abantu mushaka specification z'izi telefone nabwo ejo nzabaha video ibisobanura. Iyo umaze gukandaho rero barakwereka ngo share your phone by adding new user. Each user has personal space on your phone for custom home screen, account, apps, setting and more. Bivuze ngo hano undi muza turashyiramo, undi muyuza turashyiramo, araba ameze nk'afite account yiwe cyashya, nako telefone irabimeze nk'afite telefone nshyashya. Nuko nta application nimwe itasangamo muzo we wari ufite. Bivuze ngo nyine nawe yisetingira ibintu byiwe, kabikore wowe reba video mpaka irangiye urabona icyo biratanga. Uraza ugakora hano hari aka kantu, umaze gukandaho urabona kunyereka ngo hano hejuru ngo you are admin cyangwa se ndi admin wa telefone. Hano urabona ko nshaka nanayihindura nkayita ngo Ubald Official, sibyo? Kuyo ni admin. Aba ni abayuza, dushobora gushyiramo abayuza benshi. Ushobora no kuza hano handitse ngo guest, nkayita nkora switch to guest, cyangwa se nkaza hano handitse ngo add user, nkakora okay, nkandika izina, ashyiraho wenda ati smartphone cyangwa se my, cyangwa se umunyeshuri cyangwa umwana, byose umwana bivuze ngo nkiretinze umuyuza aho umwana azajya ajya muri device yiwe. Yuko hano handitse ngo switch, barano tugize abayuza batatu, ariko ni nkando hano warangiza ugakora kuri switch. Wa mwana nazajya afungura telefone azagitamo ngo umwana, niba warashyizeho password tayari, niba ntayiriho ntayo bazamubaza, ariko bagerageza kwinjira muri bazajya bamusaba ki password. Kadukando dukore ngo setup, device setup space, tuvuga ngo setting now, switching to umwana. Anga ngira ngo rero muri kubona yuko telefone yanjye nta application nimwe yari irimo, ariko bivuze ngo ahangaha na email ntayirimo, za Play Store zose tuba tuvuga nta kintu na kimwe wajyaho ngo usaba atavuga ngo sign in. Bivuze ngo uyu muntu
ashobora nko kuza hano yamanuye hejuru, baratwereka hano kano kantu, iyo ugakanzeho bahita bakwereka abayuza bawe bose. Hari Ubald official ariwe admin, hari Uwimana nako umwana, hakaba na guest, hakaba n'ibingibi. Bivuze ngo ubu ngubu ni uburyo ni abayuza bose. Twisubirire wenda nka Ubald urebe, nka Ubald niho tugiye kugira ute kwisubirira.